mureke mbabwire bantu mufite amatorero, bantu mufite amadini muyoboye, Imana irashaka ko abantu yaguhaye ubereka Imana. Ntabwo Imana ishaka kubiyereka. Ni gute abantu bigira ibitangaza ubundi muri ibitangaza nyabaki? Ngo uri umupfumu w'umudanje ngaho irukana covid, ngo uri umuhanuzi w'umuhatari ngaho dukureho agapfukamunwa. Ubundi Imana yaje gupima ububingwa bwanyu n'ubuhatari bwanyu. Mwajyaga mwirirwa mwiyamatsa, mwiyemera, mwishyira hejuru, mwibona mubeshya ngo mufite imbaraga, kandi nta mbaraga tugira. Imbaraga z'Imana nizo ziza zikaba muri twe. Imana yacu niyo ifite imbaraga. Mwirirwaga mufata imbago mukajya kuzigura mukazegeka mu nsengero, ngo abarwayi ngo n'ubugare mukabugura, mukabeshya ngo ibirema bya, ariko imbaraga z'Imana iba arimo se kuki zidakiza covid? Hawa mugani wa munyamakuru. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe kubankurikiranira bari mu Rwanda. Amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe abantu duturanye mu bihugu by'abaturanyi. Hari n'abantu bambwiye ngo ujye udusuhuza cyane, ariko abantu bo muri Kenya n'abantu muri Tanzania, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ndashuhuje abantu bari muri Afrika, ndabashuhuje mwese abari mu bihugu by'amahanga bitandukanye, abari muri Amerika ya ruguru n'iyepfo, abari muri Europe no muri Australia, abari muri Aziya, mwese amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndabakunda rero, by'umwihariko ndasuhuza abantu bakurikirana Mama Charlene official. Mwebwe mukomeje gukora share no gukora subscribe, mwebwe mukomeje kutugira inama ndetse no kudutera inkunga ndetse n'ibitekerezo. Imana y'amahoro ikomeze kubaha umugisha. Abakomeje gukurikirana ubu butumwa buri kuri Mama Charlene official, Imana y'amahoro ikomeze kubishimira. Ndifuza ko dusenga kugira ngo Imana idushoboze kugira ngo dutange ubu butumwa bubagereho, bubanezeze, hanyuma tugabane umugisha. Mana nziza, ngucire bugufi muri aka kanya, ni wowe uduha kubaho no kuvuga, utwongerera imyaka yo kubaho kugira ngo dutunganye ibidatunganyije. Ni wowe waduhaye kureba iki gitondo kugira ngo tuvuge amagambo yawe, amagambo y'ubwenge aruhura, amagambo atanga inzira abantu batambukamo, amagambo aca inzira aho zitari, amagambo ameze nk'isabune y'umumeshi, amagambo ameze nk'amazi umuntu yiyuhagira gacya, amagambo ameze nk'umwambaro umuntu yambara akarimba, amagambo ameze nk'amavuta umuntu yisiga. Haleluya. Aya magambo mwami ndasenze kugira ngo unshyigikire muri uyu mwanya. Dore nge nemeye kuba igikoresho unkoreremo, kandi nemeye kuba umuyoboro, nemeye kuba umugende mwiza unyuramwo amazi y'ubugingo. Nunshyigikire kandi mwami ubu butumwa bucira inzira kugira ngo bugere kure, abantu barusheho gukira no gukizwa. Kandi ndasenze kugira ngo mwami ushyigikire ubu butumwa buvemo icyo washatse kandi bugera aho ukeneye. Ngaho mfasha muri uyu mwanya, umpa amagambo y'ubwenge n'ubuhanga kugira ngo abantu bawe barusheho kujijuka no kumenya iby'umwami ndetse bamenye iby'ubwere bwawe. Ndagushimye ko ushyigikiye mu izina rya Yesu Kristo, amena. Rero ni amagambo n'ubundi y'ubutumwa ari muri Yesaya, nk'uko twagiye twumva ibindi bice byabanje. Ni ikiganiro Imana twagiranye impamagambo yo kujya mbaganiriza y'ubutumwa kugira ngo mbabwire abagenda bibaza iby'iminsi n'ibihe, iduha inama, iduha n'ibitekerezo, itubwira uko dukwiye kubaho n'uko dukwiye kubigenza. Hanyuma turareba muri Yesaya ibice byaho 2 umurongo wa 5 kugeza ariko reka turebe muri Yesaya ibice byaho 2 kuri uyu murongo wa 17 tuba ariho duhera. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko agasuzuguro k'abantu kazashyirwa hasi, n'ubwibone bw'abantu buzacishwa bugufi. Uwo munsi Uwiteka niwe uzogezwa wenyine, ibigirwamana bizashiraho rwose. Dusubiremo. Nuko agasuzuguro k'abantu kazashyirwa hasi, n'ubwibone bw'abantu buzacishwa bugufi. Uwo munsi Uwiteka wenyine niwe uzogezwa wenyine, ibigirwamana bizashiraho rwose. Amina. Narinje kubwira abantu ngo nimwirinde agasuzuguro, kuko igihe cyo kugira ngo agasuzuguro k'abantu n'ubwibone bwabo bushyirwe hasi kirageze. Reka mbabwire, ndashaka kubabwira ngo Uwiteka niwe Mana.
uwiteka niwe ukwiye kugaragara wenyine, uwiteka niwe ukwiye gushyirwa hejuru wenyine, uwiteka niwe ukwiye kwamamara wenyine, uwiteka niwe Mana ukwiye gusengwa wenyine, uwiteka niwe ukwiye gupfukamirwa wenyine, uwiteka niwe ukwiye kuba uwa mbere wenyine, uwiteka niwe ukwiye gushyirwa imbere wenyine. Nagira ngo mbabwire ngo Imana ikunda icyubahiro, ngo nuko ngo agasuzuguro k'abantu n'ubwibone bw'abantu ngo bose buzashyirwa hasi, ngo uwiteka niwe uzaboneka wenyine. Imana ishimwe, haleluya. Tugeze mu gihe Imana itagaragara, tugeze mu gihe Imana itazwi, tugeze mu gihe Imana ivugwa abantu bagashyira ibiti mu matwi, tugeze mu gihe abantu ari bo bari kwamamara, tugeze mu gihe abantu ari bo bari gushyirwa hejuru, tugeze mu gihe ibikorwa abantu bahanze, ibikorwa abantu bubatse, ibikorwa abantu bavumbuye, ikoranabuhanga ryabo, tugeze mu gihe ari ryo riri imbere, Imana irabura. Ubuhanga bw'abantu nibwo buriho, ubuvumbuzi bw'abavumbura, ubushakashatsi bw'abashaka, abantu bateye imbere abantu bateye imbere n'abateza imbere ibintu. Mbese ubwibone, abantu bafite kwibona kubw'ibyo bakoze, abantu bafite ubwibone kubw'ibikorwa birambye, abantu bafite kwibona kubw'ibyo bavumbura n'ibyo bashakashaka bikagira umumaro, abantu bafite ubwibone bw'amafaranga batunze, abantu bafite ubwibone bw'ubwiza bafite. Ariko umva ijambo rya nyir'ijambo, umva ubuhanuzi buturutse muri Bibiliya, umva imvugo y'Uwiteka muri aya masaha, muri uyu mwanya, ngo uwo munsi ibintu byose byibona, ngo ndetse n'ibinyagasuzuguro bizacishwa bugufi, hanyuma ngo Uwiteka ngo niwe uzagaragara wenyine. Ubu dufite ibintu birimo biragaragara, ndetse dufite ibintu dushyize imbere, dufite n'abantu twashyize imbere, ariko ngo hari igihe kigiye kugera ngo ibintu byose bicishwe bugufi. Abantu bafite ubwibone bukomeye. Njya mbareba by'umwihariko nk'abakozi b'Imana, ugasanga umuntu ahagaze kuri kamera yigize icyamamare, ugasanga umuntu yigize umuntu w'umudanje. Aho umuntu atinyuka kuvuga ngo nta muntu usenga ukwiye kuba umukene, ugasanga imbaraga zimurimo cyangwa imbaraga z'iby'Imana imukoresheje ntabwo ari Imana igaragaye, ahubwo haragaragara we. Abantu bafite ubwibone bukomeye. Umuntu Imana iramuteraho umubiri, hakibwira ko umubiri yambaye ari umubiri ari icyuma. Umuntu Imana iramuha umubiri akagira ngo ni icyuma, akibagirwa ko ari icyondo. Higo njya mbabona mwaje kurata amakwisi kuri kamera, mukambara utubagisa mukanyuza hano, kabona umuntu rwose. Abantu bafite ubwibone bukomeye, abantu bafite agasuzuguro, abantu bafite gusuzugura Imana. Ariko ngo umuntu wese wibona n'umunyagasuzuguro ngo tuzacishwa, reka mbabwire, tuzacishwa bugufi n'amamodoka yacu meza, tuzacishwa mu bugufi n'amanote yacu dutunze, tuzacishwa bugufi n'indege zacu twiguriye, tuzacishwa bugufi n'indege zacu tugendamo buri munsi, tuzacishwa bugufi n'abana bacu beza dufite, tuzacishwa bugufi n'abagore bacu, tuzacishwa bugufi n'abagabo bacu, tuzacishwa bugufi n'ibyubahiro dufite, tuzacishwa bugufi n'ibintu twishyizeho. Sanga umuntu ngo ngiye nyobora hano ngo bimeze gute, gasanga umuntu ngo mu itorero ndi iki, ibyo bintu, gasanga umuntu ngo ngiye nsengera abatabyara bakabyara. Abantu bafite ibintu byo kwishyira hejuru, ariko ngo uwo munsi ngo ibyo bintu byose bizajya hasi, Uwiteka ngo niwe uzasengwa wenyine. Ubu se Uwiteka niwe usengwa? Muri iki gihe Uwiteka ntabwo ari usengwa. Umuntu aragira amafaranga akahita amubera Imana, umuntu yagira umugabo babyumva kimwe agahita amubera Imana, umuntu yagira business ikamubera Imana, umuntu yagira abamukurikirana bakamubera Imana. Ubu Uwiteka ntabwo ari we uri gusengwa, ariko ngo ubwibone, kwibona kw'abantu ngo kuzacishwa bugufi n'agasuzuguro kabo, ngo Uwiteka niwe uzasengwa wenyine. Icyo gihe n'abatagira mu nsengero bazifuza kuzijyamo zarakinzwe. Imana idutabare.
icyo gihe n'abatubaha Imana bazashaka kuyubaha, icyo gihe n'abatayisenga bazifuza kuyisenga, icyo gihe n'abatayambaza bazayambaza. Kandi mbibuke ko muzagera mu gihe cyo kwambaza Imana nayo itagifite gahunda yo kubumva, yarabateye umugongo. Ngo icyo gihe Uwiteka niwe uzasengwa wenyine, ntabwo uzongera guhamagara amafaranga kuko azaba nta kintu ari bugushoborere. Ntabwo uzahamagara abakozi bawe kuko nta n'umwe uzakwitaba. Ntabwo uzitabaza intwaro ufite kuko nazo zizaba zananiwe. Ntabwo uzitabaza icyubahiro kuko kizaba cyakubiswe hasi. Narinje kubabwira ngo ibintu byibona n'ibinyagasuzuguro byose Imana iravuze muri iki gitondo ngo mwese nimucishwe bugufi kubw'ijambo ry'Imana n'imbaraga zayo n'ibyo yaremye n'icyubahiro ndetse n'igitinyira Imana ifite, bibacishe bugufi kuko igihe kizagera Imana isengwe yonyine. Gusenga Imana utarayisenze, uzi gusenga Imana utarayisenze, uzi gusenga Imana ugeze mu kaga, uzi gusenga Imana ugeze mu bibazo, uzi guhamagara Imana yaraguhamagaye ntuyumve, uzi gushaka Imana yaragushatse ntuyibone, uzi kwita ku Mana yarakwitayeho ntuyiteho. Narinje kubabwira ngo ibintu byose hari igihe bizacishwa bugufi, imbaraga z'Uwiteka ziba arizo zigaragara gusa. Kandi aho tugeze aha ni ibintu dushobora guha agaciro tukabimenya kuko twabonyeho utumenyetso duke. Ni iyihe mpamvu Imana ishaka ko ibintu byose byibona bicishwa bugufi? Nuko kubwo kwishyira hejuru kwabyo bituma izina ry'Imana ritamenyekana. Bintu bizacishwa bugufi, ikintu bita gucishwa bugufi ariko urakizi. Uzi guhinduka igikara wari inzobe, uzi gusaba waratangaga, uzi kuvugirizwa induru warakomererwaga amashyi, uzi gushyirwa hasi wari ushyizwe hejuru, uzi gusaba uwo wimye, ariko uzi gukunja ipantaro ukajya kwiga guhinga, uzi gukoreshwa warakoreshaga, uzi kuyoborwa warayoboraga. Ko biryana. Ndashaka kubwira abakozi b'Imana, ndashaka kubwira abanyetorero ngo umuntu wese niyige guca bugufi kuko igihe cyo kugira ngo Uwiteka acishe bugufi ibintu byose, ngo izafata ubwenge bw'abanyabwenge buhindura ubusa, bifata ubukorikori bw'abanyabukorikori bihindura ubusa, izafata imiti y'abapfumu ihindura ubusa. Ariko ubundi ngewe hari ikintu kinyobera, ni gute abantu bigira ibitangaza ubundi muri ibitangaza nyabaki? Ngo uri umupfumu w'umudanje ngaho irukana covid, ngo uri umuhanuzi w'umuhatari ngaho dukureho agapfukamunwa. Ubundi Imana yaje gupima ububingwa bwanyu n'ubuhatari bwanyu. Mwajyaga mwirirwa mwiyamatsa, mwiyemera, mwishyira hejuru, mwibona mubeshya ngo mufite imbaraga, kandi nta mbaraga tugira. Imbaraga z'Imana nizo ziza zikaba muri twe. Imana yacu niyo ifite imbaraga. Mwirirwaga mufata imbago mukajya kuzigura mukazegeka mu nsengero, ngo abarwayi ngo n'ubugare mukabugura, mukabeshya ngo ibirema bya. Ariko imbaraga z'Imana ibarimo se kuki zidakiza covid? Hawa mugani wa munyamakuru ati mwihishe he abakoraga ibitangaza. Reka mbabwire, ubwibone n'agasuzuguro k'abantu bizacishwa bugufi. Mwari mukabije. Ndashimira Imana, umuntu agahagarara kuri kamera ngo yakize ubumuga kandi ntabwo yigeze. Ngo yari afite ibisazi ngo ageze mu rusengero bamusengera ntabihari. Noneho hagiye kuza ibisazi birengeje ibyo wakekaga n'ibyo wabeshye. Mwirirwa murya imitsi y'abantu, mwirirwa mubeshya ngo muri abanyembaraga, ngo muri intwari. Ubwibone n'agasuzuguro k'abantu ngo bizacishwa bugufi, Uwiteka niwe uzamenyekana. Ubu ngubu Imana ntiyamenyekanye, hamenyekanye abantu ariko Imana ntiyamenyekana. Hamenyekanye abantu, tugiye kwa runaka, tugiye gusengera kwa runaka, hari gukora ibitangaza. Mureke mbabwire, iyo muba abanyabitangaza mwari gusengera covid, iyo muba abahanuzi mwari kuyitubwira mbere. Mwaje tukirambika hasi, tukayamanika, tukabwira Uwiteka ngo ni wowe wera. Ngo muri abahanga. Iyo muba abahanga mukaba abavumbuzi, mwari kwirinda covid nta bari gupfa. Ubuhanga bwanyu bwari kuza mbere yuko iki cyorezo kiba.
twari kukirinda kitaraza tukakirifatira ingamba kikaza twaracyiteguye. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ubwenge bw'abanyabwenge ndetse ubuhanga bw'abahanga, nta muhanga uruta Imana, nta munyabwenge uruta Uwiteka. Ngo icyubahiro ngo no kwibona no kwishyira hejuru ngo bizacishwa bugufi, Uwiteka niwe uzaboneka. Icyo kora nabonye hari abandi bagitera utugeri, ariko ntimujya mwemera. Muzi ibitangaza birakoreka, ibitangaza bihese, dukureho agapfukamunwa, ukureho zaguma mu rugo na zaguma mu karere. Yewe nababwiye ko nta na gripe sengera, ndi umweru. Cyokora Uwiteka yabishoboje nabikora. Ariko Imana ikora igitangaza byitirirwe mwebwe. Ibyubahiro byose mugende mubyikwizeho, mubyikwizeho. Ni ngewe wabikoze, ni ngewe. Muzabaze ibintu. Hari abami bishyize hejuru bigira abadanje. Umwe Imana imwohereza kujya kurisha imyaka 7 umwami utagira ngo yayoboraga umudugudu, ni umwami. Ajya kurisha ashyira hasi umunwa, baramutegurira umwami. Ajya kurisha ibyatsi, hamara imyaka 7 atari ku ngoma. Ariko ndashima uyu mwami ngo nabo yayoboraga ngo ntago bari bazi ko umwami adahari. Haleluya, haleluya. Imyaka 7 imaze gushira. Haleluya. Ngo Imana imukora ku bwonko, ubwenge ngo buragaruka, ngo yisanga mu ishyamba. Imana yacu niyubahwe. Nituvuga bikemera tujye dushima Imana, nitubwiriza bakihana tujye tuvuga ngo uri umwami, nitubwiriza bigakunda tujye tuvuga ngo ni wowe wabikoze, nidutera imbere tujye tuvuga ngo ni wowe, nituba bakire tuvuge ngo rata ni wowe, intera yose tugezemo tujye tuvuga ngo fande ni wowe. Jya kwigwizaho ibyubahiro by'Imana, izabagira umukungugu mu mukungugu, ntabwo izemera ko muyitwarira icyubahiro. Namwe mugitera utuguru, mugitera utugeri, muhanyanyaza, iraje namwe ibereke. Izabagira umukungugu, muzaba umukungugu, abantu bazajya babihanagurizaho. Kwirirwa mwiyemera hano kuri kamera ngo muri ibitangaza, ngo mufite iki, ngo mufite amazu. Hari abantu mutayarushaga, ngo mufite amamodoka, hari abo mutayarushaga. Ese mwagiye mubwira abantu ko ari Imana yabibahaye? Ibyo bintu byose mwiyemerana, mwishyira hejuru. Nibura se waje kutubwira ko Yesu abitanga, uzi ko bivuga ukagira ngo ni wowe, ntabwo ari wowe nimba unabifite. Muracyatera utugeri, narababonye abagitera utugeri ku maradiyo no ku mateleviziyo, mutera utugeri ngo muraba hatari. Aho kugira ngo muhamagarire abantu ku mwami, baze kureba umwami Imana, mubabwire imbaraga Imana ifite, muri kuvuga ko ari mwe muzifite, kandi namwe murabizi ko ntazo mufite. Icyo ukora bazifite nabagiye kuzihaha, nabyo twarabimenye, nabajya kuzigura. Ariko ubundi zidukoreramo twebwe ni Uwiteka waziduhaye. Kugeza ubwo mwirahuriraho imitima y'abantu, aho kugira ngo abantu bakunde Imana bakabakunda, aho kugira ngo abantu bakurikire Imana bakaba ari mwebwe babakurikirana. Mwigira ibigirwamana, mwigira ibibumba bibajwe mu biti, mwigira ibibumba bibajwe mu byondo. Imana niyo mpamvu izabamenagura. Ntabwo Imana ishaka ibintu by'ibibumba. Kugeza ubwo umukirisitu atakimenya kwisengera. Umukirisitu wawe kuki utamutoje kubaha Imana? Kuki utamutoje ko Imana ari ifite imbaraga? Kuki utamweretse ko imbaraga zikurimo zavuye ku Mana? Kuki utamweretse ko nawe yasenga Imana ikamwumva? Ahubwo mwabatoje kuzana amaturo mwahise amazina, mwarayahimbye. Mwahimbye amazina, ituro ryo gukiza, ituro ryo kubohora. Nge narumiwe kandi nabonye iyo myuka mibi hari abantu basobanutse yuzuye. Ituro ribohora, umbohora we wabohowe nande? Wajya ukabohora bene wanyu. Uzagenda urebe bene wanyu bapfiriye muri Nyabingi, uzarebe bene wanyu bapfiriye mu bibindi by'imbetezi n'ibivuzo, kuki utababohoye ngo bakureyo? Uzarebe bene wanyu badakijijwe, ko ufite imbaraga kuki utababohora? Imbaraga dufite nizidukoreramo zituruka ku Mana yacu, nihabwa icyubahiro. Mureke mbabwire, bantu mufite amatorero, bantu mufite amadini muyoboye, Imana irashaka ko abantu yaguhaye ubereka Imana. Ntabwo Imana ishaka kubiyereka. Ni gute abantu bamenya ko imbaraga z'Imana zikurimo, abantu ntibamenye ko Imana ifite imbaraga? Ni gute abantu bize kugukorera ntibige gukorera Imana?
ni gute wigisha abantu kuza mu rusengero rwawe ntubigishe kujya mu ijuru? Abantu Imana yaguhaye ni umutungo ukomeye, byonyine kubayobora inzira ijya mu ijuru ukabahuza n'Imana. Avuga ngo ni ukuba ufite ifeza n'izahabu. Ntago wakorera Imana ngo abantu bayiyoboke hanyuma uhinduke umukene. Ntago wakorera Imana abantu ngo bayiyoboke hanyuma ngo usabirize. Biriya byose mugenda mwiba mu bakirisitu banyu. Imana ifite ubushobozi bwo kuza ikabiyora ikabibaha. Ndetse mu minsi iri imbere iraje inyorere murebe. Ubu ngewe mbivuga itarananyorera yamaye utuntu dukeya, amina, ariko igiye kunyorera noneho bimwe byigizashwe. Ntabwo ushobora guha abantu b'Imana ngo ubagomororere Kristo, babone ubugingo kubera wowe, bave mu byaha kubera wowe, ngo uhinduke umukene n'umusabirizi. Ntabwo biba. Abanyamadini mufite ikibazo gikomeye. Ngewe bintera ubwoba. Uzi ko usanga umuntu yicara ati sha nkunda runaka, ariko wamupima ugasanga ntakunda Imana. Ni gute abantu bakunda babayobora bakabarutisha gukunda Imana? Ni gute umuntu avuga ati runaka atabaye umushumba sinakongera gusenga, ariko umuntu urwo rukunda akunda uwo muntu ntarukunda Imana? Ni gute umuntu akora kumva ari gukorera pasiteri runaka, yajyana n'amatura kumva niwe ari kugirira, yanakora ibikorwa runaka no kubera runaka, ariko bakaba batiga gukorera Imana. Mwakoze amakosa akomeye. Imana ibatabara, Imana ibarengere. Ndumva nababwira ngo nimufatireho mbere yuko bakumenya kuri igitangaza, nibamenye imbaraga z'Imana ziri muri wowe. None se nukomeza kubabwira yuko imbaraga z'Imana ziri muri wowe, bakamenya imbaraga zikurimo ntibamenye imbaraga z'Imana, bakamenya imbaraga zawe ntibamenye iz'Imana. Umunsi wapfuye urumva utazabo basize hamwe, ntago uzapfa bazagushyingura. Ntago abonye ibyamamare by'abantuza biri gupfa, barahari uzapfa baguhambe, nanjye nzapfa bampambe, ariko Uwiteka ntaho hateze kujya. Niwe tangiriro kandi ni nawe herezo. Nimutoza abantu kumenya Imana. Nimba mufite n'impano mubwira abantu ko ari Imana yazibahaye. Nimunabasengera ntimukabereke nkaho ari mwe mubisubiza, kuko namwe ubwanyu mufite ibyabananiye, mugira ubushobozi mwari kubanza kubikemura. Nimuze mufate abantu mubereke Imana, tubwiriza abantu tubereke Imana. Abantu bibona ko mama Charlene ndi igitangaza, ahubwo bamenye ko Imana iri muri nge ari cyo gitangaza. Iramutse imvuyemo nanjye namera nk'abana. Bereke yego impano zawe zirakora, ariko wibuke ko atari umurage wa papa wawe. Yego Imana yagukoresheje iby'ubutwari mu rusengero rwawe barabizi, ariko nibamenye ko byaturutse ku Muremyi, bakundisha Imana n'imitima yabo kandi bubaha Imana n'imitima yabo. Mureke dusenge. Tugiye gusenga. Nanije kukubwira yuko ubwibone n'agasuzuguro k'abantu igihe cyo gushyirwa hasi byageze, ngo icyo gihe Imana nizasengwa yonyine. Igihe kirageze ngo Imana isengwe yonyine. Mana nziza, Mana y'imbabazi n'imbaraga, Mana y'urukundo n'icyubahiro, Imana yambaye gukomera. Haleluya, haleluya. Ndagushimye kubw'ubutumwa ukomeje kumpa. Ndagushimye ko ukunda ikiremwa muntu. Ndagushimye ko ukunda umuntu wiremeye. Haleluya, sifa kwa Mungu. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, izina ryawe niryamamare, izina ryawe nirigere kure, izina ryawe rirabohora, izina ryawe rihindura byinshi, izina ryawe rirasenya rikubaka, izina ryawe ni umunara muremure abakiranutsi bahungiramo bagakira. Ndagushimye kubw'iyi message nigere ku muntu wese ireba. Shyigikira ababishopu n'abapotre, ushyigikira amatorero n'isengero ziriho. Ndabizi ko harimo abakozi bawe bagukorera ku manywa na nijoro. Ndasenze ngo bashyigikire ubere ku muyoboro, hanyuma icyo wagambiriye kuba wahamagaye gisohore. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amena. Mbifurije amahirwe masa yo gucira bugufi Imana. Mu bantu bagomba gushyirwa hasi ntukabemo, ahubwo wowe uzashyirwe hejuru. Mukomeze rero gusangiza abantu ubu butumwa, iyo amahoro ikomeze kubishimira.
mukomeze mukore share, mukomeze mukore subscribe, mukomeze mwandike kuri comment, muduhe inama n'ibitekerezo. Imana y'amahoro nibahe umugisha.